NYIRINGANZO ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere, dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe, bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Heli Mukasa, uraho neza? Turaho turashimira Imana. Ko ufite ikijwi kibi? Oya kiza cyane. Hari ukuntu umuntu agira ijwi riremereye cyane. Heli Mukasa, uraho? Ndaho. Umusaza nishimiye guhura nawe bwa mbere mu mateka. Kuva isi yarimwe nibwo mpuye na Heli Mukasa amaso ku maso. Ni byiza cyane nanjye. Nakubonaga kure cyane bihagije, ariko nkumva nshaka kuzahura nawe Heli Mukasa, nkakubona ku mbuga nkoranyambaga, nkakubona kuri za YouTube. Heli Mukasa, uri mu basaza dufite. Ndumva nishimiye nanjye kuba mpuye nawe. Yego yego. Turaganira ku mateka y'umuziki w'u Rwanda. Yego yego. Heli Mukasa, uraho urakomeye cyane. Ndakomeye. Heli Mukasa, nubwo nakuvuze izina ryawe, ushobora nawe kwibwira bateze amatwi Kate Radio ariko. Ubundi izina Mukasa ni irihimbano ry'abacuranzi. Ubundi ngiye nitwa Heli Isa. Heli Isa. Isa. Aha. Ndagira ngo tubwire, Heli ni izina rya Kisilamu? Rya Kisilamu. Na Isa. Izina ryawe rya Kinyarwanda ni irihe Heli Mukasa? Ni ukuvuga ngo wavutse uri umusilamu barangije bakwita Heli Mukasa. Heli Isa. Mukasa ni rivuga iki? Ni irihimbano. Irisobanuye iki Heli Mukasa? Mukasa twagiye gucuranga na Kayirebwa Cecile ane 89. Ubwo 89 kugira ngo abantu ducuranga mu ngeri. Yego yego. Ducuranga Kampala tugezeyo duhura n'abamutebe wundi wari umucuranzi. None ari umubasisi witwaga Mathieu. Abonye ko nsa n'abagande ahitamo izina rya Mukasa. Usa n'abagande nawe koko? Gutu usa n'abagande. Mukasa abanyarwanda n'abagande ntabwo basa? Ntabwo basa, burya uzari w'igikara cy'umunyarwanda n'igikara cy'umugande biba bitandukanye. Igikara ikiri umukara cyane ni ikihe? Ni icy'abagande. Wowe uri igikara cyane? Ndi umugande rero. Birumvikana n'abantu baturiye we Equateur usanga n'ubundi kuko ngewe sogokuru byara data umwimukira. N'umwimukira yavuye ku Uganda aza mu Rwanda. None ariko data amvukira mu Rwanda. Yego. Nanjye mvukira mu Rwanda. Ubwo turabegeraho ku mavu n'amavuko yawe Heli Mukasa. Ariko abantu bashobora kwibaza ngo ntabwo ari Heli Mukasa tuzi. Ni Heli Mukasa bazi. Oya gute se waririmbye indirimbo zihe Heli Mukasa? Naririmbye indirimbo bita Umurisa. Yego. Ndirimba Solange. Ndirimba Iyo tuza kubimenya. Abantu bashobora kuvuga ko atari we. Nicyo ngira ngo utubwire. Wakora kugira ngo abantu bawumve ko ucuranga gitari bayifite aho ngaho Heli Mukasa? Ndayifite. Yego. Wacuranga kugira ngo abantu bavuge bati uwo niwe koko? Cyangwa warasaraye? Oya. Yewe Solange undi kure ko ngukumbuye ngirene esuza kubona ryari mfite agahinda kadashira muyiseko yawe nana mumbera mubi sineze kuza kwibagirwa ubuzima bwanjye habe na rimwe. Yewe Solange undi kure ko ngukumbuye ngirene esubuza kubona ryari mfite agahinda kadashira umuyiseko yawe nana
kwibagirwa mu buzima bwanjye habe na rimwe. Yewe Solange undi kure ko ngukumbuye ngirene, ese ubu nzakubona ryari mfite agahinda kadashira. Aho wicaye hose ujye utekereza ya mfura yacu yagiye tukikeneye, ngisinteze kuzayibagirwa. Yewe Solange undi kure ko ngukumbuye ngirene, ese ubu nzakubona ryari mfite agahinda kadashira, mfite agahinda kadashira, mfite agahinda kadashira. Heli Mukasa, uziko ukiri wa wundi Heli Mukasa. Heli Mukasa, ndagira ngo noneho dutangire twinjire no mu mateka yawe. Ubundi ubutuye Heli Mukasa? Njyewe ntuye mu Nyakabanda, uwo mujyi wa Kigali. Kuki tutajya tukubona cyane mu bitaramo Heli Mukasa? Bo nsa naho nabihagaritse gatoya, ariko ubu ndashaka kongera. Niye mpamvu washatse kubihagarikaho gatoya? Numvaga nshaka kuruhuka, byari bimaze kuba satire mu mutwe wanjye, kuko urabona nacuranze ahantu bita kuri Oxygen hirya ya Okapi, nacuranze imyaka 5. Ncuranga kuri Tiamo mu Kiyovara y'uruguru ambasade ya Canada imyaka 5. Nongera ncuranga ahantu kimisagara bita Havana, ncuranga imyaka 3, kandi ngo nikiniraga gitari nanaririmba abantu banyakompanya. Rero zakumva byabaye satire mutwe bangongwa ko numva ko naruhuka. Yego. Heli Mukasa yavukiye hehe? Yavutse mu he mwaka? Njye navutse 1963. 63. Ubwo 63 ufite imyaka ingahe? 58. Umaze kuba mukuru Heli Mukasa? Mukuru kabisa. Ni ukuvuga ko hari ibintu byinshi uzi byo hambere abantu benshi nabo mu gihe cyawe. Heli Mukasa ni ikinege, afite abavandimwe cyangwa? Bo ndabafite. Yego. Kuko twavutse mu nda ya mama turabana 8. Utusigaye turi 7. Ishyitse umwe we witahiye. Oya, tusigaye turi 5 ko twari 8, hatabarutse 3. None se Heli Mukasa ni he wavukiye harya? Njye navukiye mu Biryogo. Mu Biryogo? Niho so kavukire gakondo y'iwanyu? Kabisa imbere yo kwa Mayaka. Wigeze kutubwira ko hari igisekuruza cyawe cyo ko sogokuru yari umwimukira avuye Uganda. Ni ukuvuga ko so yakoraga iki Heli Mukasa? Data yarikoreraga kuko data yapfuye année 63. Ukivuka se? Nari maze ibyumweru 2 mvuka. Ntabwo zisa. Ntabwo muzi. Mbese baje kwicwa, urabona ko kera baje papa yari runari, yari mu shyaka rya runari. Kandi yari yifite. Urabona umuntu muri 63 kuba ufite imodoka y'ivatiri ugendamo ukaba ufite n'ikamyo, umva muri iyo myaka. Yego. Yapfuye yishwe muri ibyo cyangwa ni urupfu rusanzwe? Yarishwe. Kuko bapfuye ari abasilamu 5. Hari Isa, hari Zari, hari Ramazana Abdara. Urabona uyu Vita muremure wakinaga muri Pantere. Vita buriya badata babikiri mu Vita turanangana. Nawe yaramaze 2 semaines avutse. Hari Shari. Ni ukuvuga ko ari we mwana mutoya rero mu rugo? Kwa data ninge mutoya. Ariko nyuma yanjye hari abandi 3 ko data amaze gupfa. Mama yaje gushaka niga mwaka wa 3. Ari maze kumenya ubwenge. Yego. Gusugo 3 bankurikira durije mama.
Heli Mukasa ubwo turagenda mu rugendo rwe ubwo wize hehe wize ibiki okay nje kwiga kongeze mu mwaka wa 5 kuko washatse mama ya papa yarafite orchestre bitaga abamararungu abamararungu ayo baririmbye nk'indirimbo hari indirimbo zamushaka kuzasubiramo yego babyeyi twifashe imugenge abana bubu badusize bara abahungu bishinga indaya abakobwa bafata amadeni iyo ndirimbo n'izi ndayizi cyane iyo ndashaka kuzayisubiramo ubwo nukuvuga uwo washatse mama wawe yitwaga nde Habineza Shaban niwe wari nyiri orchestre abamararungu ntabwo akiriho yarapfuye niwe wakwinjije mu bamararungu noneho niwe wanyishijemo ariko nza kwigishwa ko mbere nari umubateri oya noneho uhita utujyana ukuntu wamenye umuziki kugira ngo akwinjize mu bamararungu njyewe baripeteraga mu rugo yego njyewe nkajya nirirwa mu ngoma nzikubita nzimenagura ambwira nabi nkajyamo ubwo ane 80 hari umubateri wari umuzarwa witwaga Edo bajya gucuranga i Butare muri university none Edo sinzi ko sa yakoze Makanyaga muhanye yego Makanyaga nari mu bamararungu yego Edo ararakara no Makanyaga aravuga ati Edo nacuranga ingoma sindi buririmbe aho nari maze kugira kamitse gatoya wari Makanyaga avuga gutyo ubwo aravuga ati Heli nacurange n'ibipfa bipfe n'ibikira bikire curanga soirée yose ndayirangiza uko bita ingoma kabisa warabishoboye narabishoboye hari muhe mwaka ubwo ni muri 80 muri 80 urumva bafite imyaka 10 n'ingahe ni 7 urabicuranga ndabicuranga hari hehe ibi Bitare muri campus icyo gitwacurangiye hanze byari kuri Bonani ubwo Makanyaga ni wakwinjije rero muri mu bamararungu ariko Makanyaga we ni papa ni data wacu yari orchestre ye ise nta ndirimbo yaririmbagamo we yaririmbye indirimbo imwe twibutse ijwi rye kugira ngo tumenye uwo mugabo witwaga Shaban Habineza Shaban twumva wari inshuti nkunda Maria nakwingize mbabarira inshuti nkunda Maria ni wowe nyabusa inshuti nkunda inshuti nkunda Maria nakwingize mbabarira inshuti nkunda Maria ni wowe nyabusa inshuti nkunda Maria Maria mugore mwiza Maria Maria winatwigirira ya dunia Maria Maria winatwigire muri mirikorine Maria Maria ufate fanta nanjye fate Coca-Cola Maria Maria we Shaban Habineza Shaban indi ndirimbo uhise umeze nk'utangiye kuduhumura kuri icyo kintu nta yindi ijwi rye rizwimo oya iyi ngiyi niyo ngiyo uburyo yari umusoliste kandi akaba compositeur akaba arranger koko we yari forum bine mu guhimba kwa anacuranga gitari yari umusoliste naho ibyerekeye no kwiga by'amashuri asanzwe warabirangirije mu wa 5 mu wa 5 nahise mbiviramo kabisa uhita ujya mu muzika biraguhira byarampiri yego kuko nibyo bintunze Heli Mukasa umuntu ahita yibaza noneho wakoze akaye kazi kandi buretse n'umuziki wenda umuziki turawugira igihe cyawo akandi kazi wakoze n'akahe nk'umuziki gusa kabisa mu buzima bwawe Heli Mukasa n'umuziki ubu wavuze ko wabaye yoroheje ugiye kuruhuka nta kindi bagiye guhugira na kimwe nibihe bicurangisho by'umuziki uzi cyane Heli Mukasa okay ngewe ubundi nzi ingoma abanzi rhythmique guitar accompagnement yego abanzi no kuririmba no guhimba
mbese ngiye ubwanjye ndiyimbira nkishakira melody abantu bahise bambaza bati Heli Mukasa ashinze urugo ryari cyangwa se afite abana njye mfite abana 3 ego wabatoje gucuranga nabo wenda bari kubimenya se oya narabibangiye babanze bigi kuki bibangiye baracyari batoya washinze urugo utinze nashinze kabisa kuki batinze Heli Mukasa kandi warufite amafaranga ibyo bibaho no abacuranzi babibereye muri rwinshi bahuze ubwo ni nko muhe mwaka Heli Mukasa nashatsemo bo 2004 buzo ko tugiye gukuramo tukareba imyaka wari ufite 2004 ubwo wari ufite imyaka ingahe 2004 cyangwa 2005 nawe barawumva imyaka 40 yari irimo 39 gutyo yari 40 ntabwo warukuze cyane ntabwo warukuze cyane 40 bariyo bagenderaho nko muri uyu muziki wanjye ndasimuka gato ariko turasubira inyuma mva muri Nyampinga noneho ntabwo buretse gusimbuka noneho dutangira ahubwo noneho uhere hahandi winjiye mu marungu Nyampinga turaza kwigeraho yego tubwire noneho udasimbutse inzira yawe y'umuziki Heli Mukasa ubwo ngiye mva mu mararungu maze kubimenya nese njya muri orchestre bita Harambe Afrika yaririmbye ihe ndirimbo ugahita ucuranga aho tugahita twumva Harambe Afrika yari abo na ndirimbo bigeze bashira kuri radio bari indirimbo imwe Banyarwanda bene data ariko yo ntago yakunzwe cyane niyo ndirimbo imwe bakoze bari bantu ki Harambe Afrika bo yari umugabo witwaga rwa Butogo kuko iyo Harambe Afrika nyivamo ahite yazamo Tente ni wansimbuye ku ngoma ku Tente twakoranye ikiganiro ko niwe nayise bora Tente ndi wamwikije n'ingoma ubwo maze kuva muri Harambe Afrika njya muri orchestre Le Citadel wavaga muri orchestre ukajya mu yindi bitewe n'iki Heli Mukasa bo kubona ko nta kigenda hano ukabona ko utari kweverwa kwa mu kazi ubwo icyo gihe cyose nta ndirimbo nimwe ari wagahimbye guhimba byeryo uva mu indirimbo ngo ndayihimbye oya nari ntaragerageza ubwo mva hose ujya mucurange uko uvuza ingoma ubwo mva muri Harambe Afrika njya muri Le Citadel noneho kuri Le Citadel twasohoye indirimbo 3 kuri radio Rwanda hari Ansira nkumi nziza ni ayiwe nkumbuyi wacu ye baba we baba Ansira nindi wakinye ingoma ya ntuza ya Moshi ko Moshi ndirimbo yisohoye muri Le Citadel se wa Jackson yayisohoye muri Le Citadel ko nacurangana njyewe na Ngabo na Mathieu mukuru wa Moshi na Moshi nanjye ubwo Le Citadel nyimaramo umwaka ibi Kigali ariya mu Nyakabanda niho bari batuye turepetisha amagitari session ngiye ncuranga kumbeza ingoma yego mbese ko urako na instrument bari bafite bakoraga nka concert imwe mu mwaka kuri Bonane kakundi ministeri yorganizaga utajya kure mikoro rwose kakundi ministeri yorganizaga ibintu bakabashiramo ubwo nyuma 82 mu kwezi kwa 8 njya muri orchestre Feroz ubwo ni 80 cyangwa 80 4 njya muri Feroz inani kabiri inani kane yego njya muri Feroz nkorana na Mafranco aro twasohoye twakoze album iriyo uwo munsi mwiza yego nenge wakinnye ingoma zayo bo dukora na version y'indirimbo umunsi wacu wa mbere tubonana nawe turaganira ndagenda zisubira mu nzira turacagana ngo amateka yego ubwo 85 inani gatanu tujye twivuga mu Kinyarwanda kuko twumvika mu gihugu hose kandi ntari abantu batazi urwo rurimi inani gatanu
ngo mitanja muri Nyampinga. Muri Nyampinga rero ugeze mute kandi? Muri Nyampinga ubwo Boniface yashakaga umubateri. Boniface yabaga i Kigali, yabaga i Butare. Ariko rimwe baje gukora enregistrement y'indirimbo isubireho mugabo wanaye. Kuko batiye ingoma mu rugo 45. Ingoma mu rugo kwa papa iso yarakiriho. Yarakiriho. Ntuza Shabani Habineza. Kuko baraje bakodesha ingoma zo kujyana kuri Radio Rwanda, bari bizaniye amagitari na sente. None muze yarambwira ngo woherekeza izi ngoma. Ubwo tugerayo kuri Radio Rwanda uko bakoraga kuri pistima ni nka live. Ukacuranga nk'abacuranga concert. Yego. Ubwo baragira bikora Imana akiniyo ndirimbo iramunanira muri battery. None njya muri battery aragira. Ndamwereka arayikora. Ko niyo ndirimbo yarahitinze cyane. Nawe yatumye na Nyampinga burya izamuka. Ubwo birarangira icyo gihe ingoma zo zikodeshaga ngahe amafaranga 1000. Ni wowe wayicuranze ubwo cyangwa nibikora Imana? Namweretse ibyo agomba gucuranga. Arabicuranga kandi bimera neza. Ubwo mfata ingoma. Indirimbo vuze ngo bagiraga gute? Batangaga amafaranga kugira ngo bayi oya gukodesha nk'ingoma. Ni noti y'1000. Muri uwo mwaka. Kuri Radio Rwanda byaro ubuntu kugira mbese warandika ugasaba randevu. Okay. Kuri iyo ndirimbo baragenda ngo haza kuvuka ko ikibazo ko bura bikora Imana yari umukompositeri, yarazi guhimba, yarazi no kuririmba burya kurusha ingoma. Abantu bashobora kwibaza ngo bikora Imana ninde, nubwo twamukoze ikiganiro twakwibutsa abantu nka bikora Imana ho gatoya, wenda tukaba twacuranga nk'indirimbo yo gatoya. Cyangwa wenda ukaba wanayibibutsa kuko uhibereye bikora Imana. Nayo wakwibuka bikora Imana? Ari turabona teye hatavizuba yo mutimugeye katagukunda. Yego. Nanone twabwibutsa abantu ko ari nawe waririmbye Kiberi nka. Twibutsa abantu ko ari waririmbye Ingendo y'Abeza. Yego. Tukibutsa abantu ko waririmbye Imfubyi. Tukibutsa abantu ko waririmbye Amabanga y'Intore. Tukibutsa abantu mbese bikora Imana afite indirimbo nyinshi. Yego. Abo bagabo bose mwari muziranye cyane gutyo. Twaracuranganye. Muri Nyampinga kuko nagiye musimbura ngiye nkindi ngoma. We asigara burya yarazi na gitari nawe wikiniraga amakompanyi makundirimbo ze. Izabaga ari ize cyangwa zabaga ari za orchestre? Nuko wenda yarazimbaga yabaga ari nkuko abayizi kurusha abandi ari kwiyigisha koko. Ni composition yariko akayishira muri orchestre. Ubwo urahita dusimbukana tureta dusimbuka tukira aho ngaho muri orchestre Nyampinga. Indirimbo yitwa Imfubyi. Ni orchestre impesa ariko ni composition ya bikora Imana. Ko hari igihe byavuzwe wowe icyo gihe iyo ndirimbo isokora yizi? Ndayizi. Tuyizi Imana turakubonye. Yakorewe kuri Radio Rwanda nari nanahari. Urashaka kuvuga ko iyo ndirimbo yakozwe uhari? None ihurira he na Bizimana Nero? Bizimana Nero. Dutumira Mudatsikira wavugaga amateka n'uwo mu muryango wa bikora Imana kandi babanye mu cyumba kimwe. Yavuze ndetse ababazwa no kuntu ino ndirimbo ishobora kwitirirwa umuntu kandi atariye koko, avuga ati ntabwo ari ya Bizimana Nero, bati yarabirwanyije cyane. None nawe urabishimangiye? Yefite gihamya kuko bo bava muri Nyampinga we naragera bahise bagenda bakora impesa. Basohora Amabanga y'Intore. Amabanga y'Intore we, amabanga we. Basohora iyo indi Imfubyi yongeyo. Yego. Kuri Radio Rwanda. Kuko bazicunze kuri Radio Mari. None ndagira ngo umfashe Bizimana Nero ntabwo turamubona kugira ngo nawe tuzakorana ikiganiro muri Nyiringanzo ku bihangano bye yaba afite. Atubwira ino ndirimbo ubundi hurira hehe nawe, kuki yaba yariyo yahisemo mu ndirimbo zose ziba mu Rwanda? Waraje ngusubize. Yego. Ngewe ngera muri Nyampinga. Nero ni umunyagikongoro. Sibyo? Iko Nero yaje i Butare, adusanga i Butare. Ntabwo wakwibuka umwaka?
muri 1984 85 araza icyo gihe niwe urabona ko kera abantu bamanikaga amafisho bajyaga gucuranga orchestre Nyampinga ifite concert hanaha niwe wajyaga kwafisha ibyo bintu indi nero kwa kundi utuma abantu bakajya guhanika ibipapuro bino by'abana bino tutuma abana bajya guhanika ibipapuro ku mapoto nibyo yakoraga nero azaze tunahurire hano tubigana orchestre Nyampinga yo yari ikaze icyo gihe nabo baragera bose bari twese twari turimo na baragera ubwo ragera biba ngombwa yuko nabikora Imana bafungura ibintu byabo CFS gufungura ibintu byabo no kuvuga orchestre impesa barayigira icyo gihe barabaskuti urabona noneho baza kubagurira ibyuma buryo abaskuti bafashwa n'abaswisi sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo babagurira instrument complet brazizana bazigiza muri CFS ubwo hari undi mutipe witwa Ford abacuranganaga ukoraga muri Minitrap bose gabo muri Canada ubwo basoriza indirimbo ebyiri ndimfubyi n'amabanga y'intore nero ataraza mwibyo byo guhanika ibipapuro akibirimo mbese indirimbo nero ngewe nzi yakoze oya nyine ndagira ngo kuki yayihisemo yabitekereje ati kugira ngo yitoranye mu izo ndirimbo zose ari yatoranya icyo ni ikintu gishobora kumuzamo eske ko yagize iyi ndirimbo yewe uwo nkunda wandutiye abandi yewe uwo nkunda ari nka buryajyana arabukumbuye ndakubona kandi iyo ndirimbo ko yarayifite kandi akabazi ko iyo ndirimbo mpfubyi yari nziza impamvu yafashe iyi akaba yashyira kuri radio kandi indirimbo yacurangwe n'abantu b'abahanga yari Munyaneza Alphonse na Aaron wabimenye gute ko yatangiye kwiyitiye rero kandi nta nijwi rye ririmo impfubyi nabyumviye kuri radio hano ico genda na telefone indirimbo nta hantu nero ahuriye nayo ni indirimbo yabikora Imana yaranyereye yigwaho gusa gutyo reka twumvisha abantu ho agahozo gatoya kugira ngo abantu bumve aha reka nkwereke kugira ngo abantu babyumve neza fata rurabonateye ushiro agace gatoya ufate niyo ngiyo agahozo abakompara amajwi baragutelefona bakubwiye oye ntabwo ari iby'amajwi koko birumvikana ko ijwi ryo birumvikana ko ari bikora Imana ahubwo yavuze ko ari we yanditse nicyo kibazo ariko wakajya kwandikira undi muntu ikintu utarabanza kwiyandikira ikintu kizima kandi nawe ushaka kuba umuhanzi ubusebye ko nafashe umurisa yari naherewe yo guhimba ko ntayihaye undi muntu ko nakoze imbaraga zose nkayisohora yego urakoze cyane gatoya kugira ngo abantu twumve ino ndirimbo ateje ikibazo icyo gihe yego turi kumwe na Heli Mukasa turagarutse wari umaze kutubwira kuntu indirimbo idashobora kubiyanira ntabwo ari rwose wowe urabizi neza wabizi mbifitiye gihamya ubwo ikibazo ni ikintu cyaba cyaramuteye kuyitoranya mu zindi ndirimbo byo bibaho ushobora kwicara ukikira igiti ugaseka ntibibaho kuki ubyise kwikira igiti ugaseka ntabwo ari level ntabwo yahimba indirimbo nk'iri kubera iki ntawe yahimba kabisa ku izina ry'Imana no kurahirira ntawe yahimba agira ndirimbo wumva amagambo arimo urayumva neza uyigeranyije na za Kiberi nko wumva ko ni bimwe ni line imwe ni line imwe kuko ndazavuga ko na Kiberi nkari Heli Mukasa turacyakomeza n'amateka yawe wari ugeze muri orchestre Nyampinga wayibayemo ute wakoragamo iki byagenze Nyampinga nari umubateri mwageze kuki mu gihe wabaga muri orchestre Nyampinga bo icyo gihe orchestre yari ya Boniface na Birushinege Boniface ngo twahimbwaga 10,000 n'amafaranga 500 ku kwezi habaye iki buri kwezi orchestre Nyampinga yarigeze ku rwego rwo gutanga umushahara buri kwezi umuntu 10,500 10,000 hari umwarimu si nkawe yahembwaga n'ubundi yari ari munsi yayo ni impamo kuko twakoraga konseri nibura
eshanu mu kwezi kandi Nyampinga ni orchestre yari ifite 6 aho yakinaga hose sare yaruzuraga yari ifite ibyuma byayo. Boni ntage yakoraga iki kindi? Nta kindi, wari umuziki gusa. Bura Boni ntage abantu benshi bazi ko yize muri kaminuza, ariko Boni ntago yize muri kaminuza, ahubwo yabaye umukozi wa kaminuza. Umugore ni wize muri kaminuza, Mukarutesi Francine. Bara abantu tuzabona amateka yabo gute? Boni yarapfuye. Yego. Mukarutesi we aba Canada. Twabona amateka yabo gute? Ni nacyo tubukeneyeho rwose, nawe kuzadufasha kugira ngo rwose nta kibazo ayo mateka tuzabona, kubera ko Boniface twabanye imyaka 4 urumva ko muzi mubana muri orchestre Nyampinga. Mwabaga Kigali, mwabaga wabaga Butare. Wowe wagiye kugenda waragiye ubu Butare. Kuki mwabaga Butare? Boniface niho yabaga. Mwagomba kuba aho boss atuye. Icyo gihe njye nabanaga na Shushu Migo François. Muri Shushu yari umusoliste, tubana muri chambrette ingoma. Musebona twishuraga chambrette y'amafaranga 300. Ku kwezi? Muka ayo mafaranga akababesha. Umva nkubwire, twaguraga stock y'ibyo kurya. Tukajya guhembwa amafaranga yandi ibyo kurya bikiri muzi. Ayo mafaranga uyagereranya gute nayo wagiye ukora mu muziki ugereranyije n'ibyo bihe? Ubu se? Ubuho. Ahubwo mbere. Iyo biza kuba bimeze gutya tumeze ubu ngubu, akaba ariko biriho mbere. Buri mucuranzi wese yakora miliyoneri. Yego. N'izina ry'Imana. Hano umucuranzi agakora kontra miliyoni 3, ariko kera ntabwo byabagaho. Ntabwo hano ukora kontra miliyoni 5, 10, 20 ntabwo byabagaho. Mwakoraga abantu bakishima. Utyo kata ibyo 10,500, ariko boss nyiri ibintu ugasanga ari ufite inyungu cyane. Kintu kaje kupana Boniface, hari indirimbo twakoze ya concours. Muri ubu wa mbere, Boniface ubu wa kabiri. Twabikorera kuri Perimatire. Hariya Premier Ministre yakoreraga. Nyampinga ibi ya kabiri wadubamo 80,000. Wamwe 80,000 avuga yuko agomba turamubwira tuti concours na contrat y'akazi n'ibintu bibiri bitandukanye. Aya mafaranga urashira ku meza turayagabana, kubera ko twese twa participer kandi buri wese yagezana igitekerezo muri indirimbo. Aranga. Ubwo byari urumva mwari muri mukuri? Twari mukuri. Kuko nyiri company abafite ibintu byinshi musaba kugira ngo company ikomeze ibeho. Oya, mumva hari ikintu kimwe reka nkubwire. Kontra niba ngiye uheri numvikanye nawe ko uzajya umpemba uko habaye concert. Nkora concert incurangira abantu concert. Ubwo uvuze ko ubonye ubuko, ubwo ni yindi kontra. Yego. Ni yindi kontra. We nancurangisha inshuro 1000. Ariko unjyana muri yanzira twasezeranye amasezerano. Iyo ndirimbo rero ndashaka kumenya iyo ndirimbo yashwanishije ese ragera na aho bari baravuyemo bavamo bigira muri empesa ku mahoro bisanzwe. Ubwo noneho nibyo byatumye mwebwe Boniface yongera gushaka abandi bantu. Oye baragera bavuyemo turimo. Noneho ibyo 80,000 aranga. Turamubwira tuti byari 80 muri 85 mu kwezi kwa 12 mu matariki 10. Aranga. Yangaga babwira ngo iki? Ngo mugomba guhembwa ku kwezi. Twe turamwihorera. Tuza kwicara dukora inama natwe, ubwo yarafite ibitaramo kuri Bonani Cyangugu. Ni wowe nande mwari mwamusaranye? Ni twese abacuranzi twese. Yego. Ikiri Jean Paul, ikiri Shushu, ikiri Mathias, ikiri Mathieu. Jean Paul ninde? Samputu. Nawe yabaga muri twaracuranganye muri Nyampinga. Yego. Ikiri Audace wari umubasisi, ikiri Mathias wakinaga babwitaga Oruge kera Saint. We yari professeur muri groupe scolaire. Ari nawe waririmbye indirimbo Urabo rwiza rozajyanye mutima utende waririmbye muri Nyampinga ye. Ngwino sangi. Ubwo turicara yari yapanze ibitaramo Icyangugu. Mathias aratubwira ati mumwihorere. Ariko yari umuboss uwo mugabo Boniface? Ntago yari umuboss wa cyane. Yari umuboss. Ibyo mu muziki bisanzwe. Ibyo mu muziki bisanzwe gusa. Ubwo iyo concert igiye kuba turamukwepa. Yari kubajyana mutakoze repetition. Oya, ko twari tubiziranye twese. Ni orchestre y'abana gahantu hamwe twarabitaga buri munsi.
ubwo turavuga tuti nta repetition mwari mwarakoze kugira ngo abajyane mbere yaho yo kwitegura ku Cyangugu se ku buryo yamenya ko muzamukwepa repetition Nyampinga na repetition agomba gukora ko Nyampinga buri wa gatanu buri wa gatandatu buri ku cyumweru twaracurangaga kwa kondo twari tumenyeranye ubwo biba ngombwa ko tuvuga tuti umutipe tumukwepe natwe tugende twiyishure ubwo impara ndibuka ko soso ari wadutije ibyuma abitiza boni ntage abitiza twebwe ku ruhande ubwo dupakira ibyuma tujya noneho Boniface ajya kuri radio avuga ko Nyampinga itakije Icyangugu kubera ko hari ikibazo cyabaye ariko nta kibazo cyari cyo ubwo natwe dufata megafone Icyangugu turazenguruka ngo Nyampinga yaje ubwo turagenda twarakoze twabonye hafi 300 yakiri yagiye mwaracuranze Boni ntage adahari Boniface yaririmbaga ibiki Titireri yari Jean Paul yari afite 6 cyane kabisa turakora twabonye 300,000 twishyura imodoka twabonye 100,000 ariko mwaragiye mucuranga indirimbo za Nyampinga none se twari Nyampinga murimba bazaragera zose Jean Paul Imana muzijya yarabirimbaga byose ubwo turagaruka tugera i Kigali ubwo asigaranye nande Boni ntage ubwo yasigaye wenyine ngo turaza tugera i Kigali icyo gende bukako ngewe na Jean Paul na Shushu twararanye mu rugo iwacu hano mu Biryogo Mathias afata chambre kuri Moderne hano we na Audace na Mathieu hari yari professeur yari professeur muri groupe scolaire yego yari umwarimu wigisha yari umwarimu none tuza gupanga concert muri Saint André mwitwa nk'abandi twavuze oya twashizeho amazina yacu tuvuga X Nyampinga ngo no kwise umva se mubwire ibintu byabaye noneho ariko mu Cyangugu mwari orchestre Nyampinga noneho dushiraho amazina yacu dushiraho X Nyampinga mugenda mushyiramo muri parenthèse mukavuga ngo Samputu Heli Mukasa Shushu Mathias ubwo ni muri kangahe muri iyo 80 muri 100 ubwo none bari muri 86 kuko nko mu kwezi kwa mbere turaza sosongera dutiza ibyuma turinsana muri Saint André afite ibyuma gasasira imara ari ifite peri hafi nk'eshatu aratutiza turinsara konsere agomba gutangira saa 9 ndakoreza kuri kw'Imana twageze hari abapolisi 8 ba commune ipingu ryo kwambika buri muntu muri 89 muri 86 86 uvuze ngo ni hehe kuri Saint André niho mwateguye concert X Nyampinga ubwo shiraho amazina mbese abari bari muri Nyampinga ubwo tuhageze abantu buzuye ubwo turaza tuhageze haje uko twari abacuranzi 8 hari abapolisi 8 n'ipingu buri wese yaciye uko concert ntiyabo bashaka kubafunga bashaka kubafungira iki ko twakoresheje X twashizeho Nyampinga dushiraho X nukuba gusenya mbese gusenya Nyampinga ngo twaje mu kwirimishwa twaje buri wese acukwe twicara nk'ukwezi kumwe ibyo bintu ninde wabigiyemo kugira ngo ni ubuyobozi ninde Boniface yagiye kurega avuga ati bari gusenya orchestre kandi bari gukoresha ibihangano byanje kandi birumvikana amajwi menshi na yabo ya kera yego ubwo noneho iza tugenda twicara nk'ukwezi kumwe ubwo wari gukora iki Boni ntage ntacyo nawe yaricaye ko Jean Paul nduka ko muri icyo gihe yari yasohoye iyi kasete ya ni kuki ngukundukanye amatwi ni iyo ndirimbo ye burya ya Jean Paul we rero yayisohoye yayisohoye ubwo ngubu byaracecetse ese indirimbo ni yaryari dusubiye inyuma gatoya muvandimwe 85 uyu mugabo yayisohoye muri 85 Monane ihembe iyi ndirimbo uza amateka yayo se isohoka ishimane nabawe ariko kandi mudacu none se nk'iyi tuvuge mwageze nk'Icyangugu mwayirimbye mute twarayiririmbye kubera se urafite ubuzima agira amahoro nindo yiririmbye nge wayiririmbye
mazi ukishyira ukizana ese muvandimwe wumva ubuzike uyu mwaka mushyashya uzatubera intambwe mu majyambere uyu mwaka mushyashya dushyire ingufu dukore tubyitayeho bonane umwaka muhire bavandimwe. Abanyacyangugu icyo gihe babyakiriye gute? Babyakiriye umuziki bashakaga barawubona, ariko urumva ko bashobora kuba nta babahaye comment nyuma bavuga bati nabuzemo kana nta numwe cyangwa ntimwabimenye Mukasa ubwo waburamo Bonintage bakaburamo bikora Imana bakaburamo Ragera bakamubwire abo babikora Imana bari baravuyemo. Yego bihumvikana ko abantu nta, ariko rero umva ko nababikora Imana bakiri muri Nyampinga naragera Jean Paul Nori titirene ko Jean Paul burya Nyampinga yari forum ku interpreta. Yego yari forum ku interpreta kabisa kimwe n'ingeri buri ingeri yari forum ku interpreta. Ubwo twe tugeze noneho nyuma y'icyo gitaramo mumaze kwicara mutegereje na Bonintage arica yabuze abahungu ubwo noneho biba ngombwa ko tujya Igisenyi hari ibyuma kuri Sodevi. Oya nyine mwarakoranye mukora inama nanone muravuga muti na Boniface oya uwagiye Igisenyi ni Shushu na Eugene none Shushu arampamagara nanjye mpamagara Mathieu dukora teste baravuga bati mukore orchestre nta kibyuma byari byo kwa kaje gwako turavuga tutari ko hari abandi bantu babiri twakoranaga duhamagara Jean Paul duhamagara Odasi yari yarabiretse nawe Mathias nawe yari yarabiretse ngo duhamagara na De Gaulle tuhamagara De Gaulle turaza dukora none iyo orchestre twashatse guhita Gisenyi Club Loisir eko birananirana uretse ko Rugamba Spirian Imana muri ukuri dashira Rugamba yaratuzi yakoraga muri Ineresi turagana turamubwira tuti muzetwe twashwanye na Boniface warane twabonye ibyuma orchestre yacu turashaka kwita Gisenyi Club Loisir tureba ati mugende mwitwa ingeri nta n'igisobanuro yaduhaye. Mwari mushaka izina mujya kumubaza twaragiye tumubwira kuko yaradukundaga turamubwira tuti twakoze orchestre ubu turi Gisenyi turashaka kwita orchestre Club Loisir Sodevi Club Loisir Sodevi aratubwira ataratureba aratubwira ati mugende mwitwa ingeri abarababatije mwaravuze muti nta bindi dushaka nta bindi mugende mwitwa ingeri ko turagenda turarepeta haza kuza umusore bitaga Bienve witwa Rashid Mbavu raza hari indirimbo nyinshi yagiye anyereka yaje avuye Kinshasa yego urona nk'iyo Murisa yari umukongomani ubwo muri mu ngeri aramfasha anyereka melody y'indirimbo nakoze muri Impesa. Ubwo nta ndirimbo wari wagahimbye wowe Umurisa wari wahimbye ryari Umurisa 86 none nkora n'indi naririmbye mu Impesa iyo tuza kubimenya kuva mbere iyo nari nifite kuva mu ngeri mu ngeri ubwo niho tugeze ndavuga Nyampinga wahimbye indirimbo Umurisa ukiri muri orchestre Nyampinga. Oya muri sinayimbiye mu ngeri yego nifashijwemo n'uwo Bienve twamwitaga Bienve ubu yitwa Rashid Mbavu yego aracyariho ariko ari mu zabukuru kubera ko twamaranye nk'amezi 4-5 ahita ajya mu kandi kazi ariko ubu ari mu zabukuru burya ni nawe umuntu ungira inama mu muziki ni mu arrangera zina gitari yego wari indirimbo izi ndirimbo nakuko nshaka gusubiramo azazimfashamo yitwa Rashid Mbavu ubu ari mu zabukuru. Ubwo uva muri orchestre ingeri gute rero ukozemo iki? Ingeri yaje guhagarara aho ihagaritswe n'iki aho baje kubohora abantu bari baboshye ko ingeri yahagaze muri 89 mu mezi ya nyuma. Urashaka kuvuga ko yahagaritswe intambara 90 itangiye nibwo yahagaze nimwe mwibwirije murahagarara byagenze gute? Ibintu byose byarahagaze amarokestre amwe ariko yarakomeje arakora yarafite bamwe mu ngeri bafunzwe mu byitso. Yego ugaruka i Kigali ubwo niwe turi gukurikirereka. Oya ubwo byambara te turi Kigali. Yego natwe twari twaravuye Gisenyi ducumbitse ari munsi yo kwa Nyiranuma. Ingeri naho zasenyuke zajyanye na 90 ariko nyuma mu cyamba zarakomeje. Zo zarakomeje wowe ntiwajyayo? Ntawe nagiye kabisa.
wari umusivili nari umusivili eh ni naho bakoreye Ninduzaza ajya kumwereka igihugu muki mazakirebera iyo misozi mazakirebera iyo mirambiwe mazakabwira n'abandi ko twaharutaje mama shenge mama hiye twararutaje twararutaje fatiya gatuna igana rubaya ejo bundi buri yukaji mukara wagera mukara guza ambwirwa nuko uzajya kumva ukumva zirivuze mama shenge mama twararutaje twararutaje zumuvumba n'umucara iyo ndirimbo yasohotse ryari yasohotse muri wijya kuri microphone yasohotse muri 91 na oya 94 mbere ho gato ya Jenoside ubwo wumva ngo ingeri ziracyakora utakirimo kandi zaragiye noneho ariko twaravuganaga kuri telefone ko babaga Kampala wabyakiriye gute wumva ko izo ngeri kuki utatekereje wenda kuzisanga ntabwo reka nkubwire ni ikindi kibazo kubera yuko burya abantu bose ntabwo bakora ikintu kimwe cyangwa abantu bose ntabwo batekereza ikintu kimwe yego wowe izi ni ingeri wumva gutakora iryawe mu Rwanda oya nako muziki wenda muri icyo gihe mu myaka nta nubwo byari byoroshye nari no kurizira wari no kurizira wihishaga nk'umuntu kabisa utanazizi kabisa tungene ni yego noneho ubwo nyuma y'ingeri nagiye muri orchestre bita Galaxy Band hari abantu bari kumwira ngo barashaka kuvugisha ariko sinzi niba bakutwemera tukabaha iminota mikeya tuyibahe hari ubutumwa bwaje yitwareho Bizimana ni umuhanzi w'umusaza atembwirira Heli Mukasa ngo mwemereye fanta kubera ayo makuru aduhaye arakoze cyane twizere karaza reka muhe nimero ahubwo turayitanga nta kibazo watanze nimero yawe haryo wabirangije 078 batakubipa ariko 1 3 yego 5 7 8 iyo ni nimero yawe rero allo mudatsikira Eustache ariko uwamwakira mu kiganiro nawe ashobora kuba afite icyo ashaka kukubaza nta kibazo mudatsikira allo mudatsikira Eustache turakwakira muri studio za Kate Radio birashimishije cyane umuntu ufite amateka ariyo yego ariyo rwose kuko ngira ngo wumvise bamwe biyitiriraga indirimbo nawe uko bivuzeho yego kandi hari n'ibindi bintu byinshi we azi kuri Nyampinga nyuma y'uko jewe mvuye mu baskute yego nk'ukuntu utwo tuntu azanye tw'ukuntu bagiye batandukana ariko bawudasa nawe bakubwiye ba Professeur Mathiasi yego uwo mugabo avuze ibintu biri byo abantu nk'abo mujye mubatumira rwose bagaragaza ukuri aho kuri yego turagushimiye cyane nawe kandi ku kiganiro waduhaye cyabikora Imana naragera no ukuri rwose biranejeje cyane musuhuriza umugore turi umugabo cyane ariko kumva urakoze cyane urakoze aze kumpa nimero ze tuzibonanira amaso ku maso yego urakoze cyane sawa nta kibazo ndagira ngo noneho twinjira muri orchestre Mpesa bimeze bite rero orchestre Mpesa yinjiyemo gute Mpesa urabona Ragere amaze gutabaruka bikora Imana nawe yitabye Imana ubwo hari umusore bita
Shabani nawe yari umuskuti. Shabani w'i Burundi? W'i Burundi. Ubari i Burundi ni umurundi? Umunyarwanda. Umunyarwanda wano. Shabani najyaga mubona mu bitaramo bya M-Pesa? Bya M-Pesa ngo no arafinanza. Turamubwira Shabani. Horoko kinaga mu M-Pesa iri zina twe kuri pusha ubusa. Rya M-Pesa no mu. Difinansi dukora. Agura ibyuma. Bo naho twakoze iyo album. Iyihe? M-Pesa. M-Pesa yihe? Andikaho M-Pesa rete ubona album indirimbo ziri. Izi zirimo za Solange nyine? Niyo. Aha. Izi ndirimbo waziririmbye muri M-Pesa? M-Pesa. Ubwo ni composition yawe? Yawe. Ni indirimbo zawe? Harimo indirimbo zanjye 5. Iyihe? Hariho Umurisa. Ujya urimbaho gatoya kugira ngo abantu bamenye nyirayo. Umurisa sekera ndebiyo nyinya bashe gusinzira. Umurisa sekera ndebiyo nyinya bashe gusinzira. Gikundiro cyiza uri gitego mu rungano wowe nahisemo. Niyo ngiyo. Iyindi? Yewe Solange ndi kure ko ngukumbuye ngirene. Ese ubu nzakubona ryari mfite agahinda kadashira. Niyo mu M-Pesa. Zose nizo muhe mwaka? Muri 2000. 2000? 2000 cyangwa 2000. Nyuma Jenoside? Nyuma Jenoside niho twakoze izo ndirimbo. Ni muri 2010. Oya, na 10 byaba ari hafi cyane? Ni na Sebwo wayo umusaza? Oya, ni 2010 na 15 gutyo. Oya 15 nejo bundi Mukasa. Ubwo ntabwo byaba biri mu 2020 nanone. Oya ntabwo byaba biri 20 gera mikoro ariko utongera kujya kure. Ntago ari 2020 kuko nano byaba bigiye kure. Ariko ni zambe aho gato ni nka 10 wenda reka tukore na 10. Uko nawe nakizingi. Yine. Hari benshi badashaka kumbana nawe, babona ko banye nawe byaba ari igitangaza. Babonye banye nawe ibyabashimisha. Iyo ndirimbo naririmbanye na Tonzi. Ntuza Chaka Rukwata. Aravuze ngo mwibutse ngo ni 2003. Ubwo nibyo. Uri umusaza buriya. Ngo mwibutse. Chaka Rukwata ni umuhanzi ukomeye cyane kandi tunamusuhuze ndetse na Sherida na Chaka bose baba baduteza amatwi ni umukunzi we. N'abasongero bose umuryango agasongero bose ngo baragukunda cyane. Ndetse na Hitayezu Pierre Claver Biden Huye ati Heli turamukunda cyane. Abo bantu bihore turaza baraza kukwandikirana nyuma. Nta kibazo. Noneho ubwindi ni ihe wari kutubwira? Bo iyi ngiye ni wa mugini nakubwiraga twitaga Bienve Rashid Mbavu. Yego. Niwe wanyarangiye indirimbo kubera ko yarazi gucuranga marumba cyane. Iyo tuza kubimenya kuva mbere nitwari kwishinga amagambo y'abantu. Dore none baraduteranyije dusigaye turebana. Ayingwe. Iyindi? Izo zo ni wabagarazanditse. Nijye wazanditse. Ngaho ziriho kabisa. Yego turazifite nuko yo nyirubwite hari ntabwo ari byiza ko tuyuko yego. Urabawanga niki mukobwa komari. Urabawanga niki mukobwa komari.
kumwe n'undi mukobwa we yumva atamubwira iruhande wowe uri uwanjye nanjye nkaba uwawe. Ati mwiriwe neza Heli Mukasa, ati mumbarize, yitwa Josue ari natwe, ati mumbarize indirimbo umurisa umutubarizaho ihurira na Rugero Nyange Eugene wishwe muri Jenoside, ati baririmbanye muri orchestre Ngeri. Hariho n'undi wari wanyandikiye ambwira ko ngo yamenyekanye ku ino ndirimbo ngo bamwitaga nawo Murisa Rugero Nyange Eugene ngo muri 1992 ngo mwahuzwaga n'iki iyo ndirimbo kuki bayimwitiraga ni bihurira hehe na Rugero Nyange? Aha, umuntu abajije ikibazo cyiza cyane rwose kirananshimishije. Urana ko ngewe icyo gihe nari umubateri ariko muri studio ninjye wayiririmbye. Noneho kuba we yarazi je de scène, mbese yarazi gushimisha abantu kuri podium, ariko kuyandika ni wowe ni yanjye. Iyo ndirimbo nanakubwire, urabona indirimbo y'Ingeri bita migabo y'intwari we migabo, urayibona? Kuko migabo twayijyanye muri serukiramuco muri 87 inanga y'amahoro. Kuko uwamaye amagambo y'umurisa ni mukuru wa Jean Paul Samputu witwaga Jean Pierre wigaga mu seminari. Niwe waguhaye amagambo, nje namuhaye igitekerezo cyanjye, we ampa amagambo. Afata niyo migabo tumugitekerezo nawe aduha amagambo. Yiga mu seminari bigatuma baha amagambo meza Kinyarwanda kizima, ko hari n'ibindi nagiye nkuramo. Kuki witabazaga abandi bantu bazi Kinyarwanda cyane, we nta Kinyarwanda bazi? Ngewe urabona, ngewe reka nkubwire, ngende umuntu avukiye Nyamirambo. Yego. Uko mfite impano uretse ko Ikinyarwanda cyanjye nigike, kubera ko nshobora kuguha teme nkakubwirana hano nabigenza gute kugira ngo bihure nibi. Yego. Burya umutumwe wifasha gusara. Yego. Noneho ngo waza kwimenyekana ho guterera Rugero Nyange, kubera ko yajaga imbere y'abantu afite mikro akaba ari wiririmba. Ngo bamwitaga Umurisa Eugene. Ako njye umurisa nari ni ukuvuga ngo muri concert niwe wayiririmbaga, ariko muri studio ninjye wayiririmba. Ni ukuvuga ngo yasohotse ryari no ndirimbo 87 muri studio niho mvuga. Muri 87 muri studio ira ndirimbo yasohotse muri 87 version ya mbere y'Ingeri irahari mwijwi ryande ryanjye ngewe he. Unayisubiramo ejo muri 2003. Yego birasobanutse, ubwo ni nabibajwe n'abantu benshi cyane. Abantu bamwe wende bari bagize ngo niye oya rwose. Indirimbo nizo gusa. Nanone kadukomeze. Hari ubutumwa bwinshi bugenda buza batwandikira. Shabani yanyandikiye. Shabani pesa. Shabani. Yambwiye yuko ngo hari amasezerano nawe ngo mwagiranye ku izindirimbo zawe. Bisa nta kibazo. Anyohereje n'urupapuro ruriho note. Kabisa. Ati izo ndirimbo Heli Mukasa ati narazimuguriye zose uko zakabaye. Yarabeshye. Nawe usome neza. Oya imwe ebyiri reka nkubwire indirimbo zanditseho. Sinzi niba nagasomera abantu nubwo katagaragara neza. Nakacu nje nawe. Yego. Ariko hari indirimbo imwe ebyiri 3 enye 5 6 ariko avuze ko yaziguze kandi ngo burundu. Ubuse umunyagura ikihangano cy'umuntu burundu. Heli Mukasa daramakashe imwe ebyiri 3 enye 5 6. Aho ngaho se kuri aho handitseho Mukasa. Twagukwita ibyuhagizo turamutse dusanze warafashe ibihangano ukabitanga ugasigara imboko nabyo natanga kabisa. Icyakora ijwi wenda warisigarana kuko indirimbo uraziririmbye. Nabyo natanga kabisa. Azo natanga. Ariko hariho nuza ngo Heli Isa wivuga ko nyine ngo utanze ibihangano byawe kuri 29 z'ukwa gatandatu, ndi kubona amakashe muri 2006. Tubwire ukuntu byagenze kugira ngo Shabani niba ari uri kubivuga gutya ashobora kuba Heli Mukasa ntubikinishe kuko igihangano ni ubutunzi bw'umuntu
yego ariko njyewe mfite ibyo numvikanye nawe nanjye mfite urundi rupapuro buri kumenya birimo Heli Mukasa oya tubisome Heli Mukasa oya byihorera ibyo tutabisoma kuko ni hagati yanyu namwe wenda ubwo mufite uko mwabyumvikanye twabyumvikanye warabizi yabinyohereje ariko avuze ati izo ndirimbo narazigusa yarabe Heli Mukasa ijwi ryawe ryiza gutya n'igihangano cyawe nk'utya koko Heli Mukasa ukaba warabitanze wakitubwira ariko kugira ngo n'abantu kuko oya kumva n'abantu barenga miliyoni we yarasponsorije Shaban kuko yarafite ubushobozi ariko umukuru ko kugira gutyo eske izo ndirimbo ko ari 6 ko hari indirimbo 6 sibyo siko avuze ni imwe 2 3 4 enye 6 ubwo se hari izindi zingahe ni ukuvuga iriho iya mbere no Murisa hari benshi Solange iyo tuza kwimenya umukobwa we na Nyaruka izo ndirimbo nizo ziriho ngo ari kubimbwira na hano umva nkubwire niba afite uburyo ya telefone tuvugana kuko ari mu Burundi wenda birashoboka cyangwa twaza no dushobora no kwiranja tukamuhamagara tukareba ko twumve nawe wenda agira icyo abivugaho byaba ari byiza cyane byanaryoshye ikiganiro cyacu nta kibazo kabisa reka tubanze dutumike gatoya ubwo wenda nawe aramutse abonetse muri aka kanya ubwo twahita tumuhamagara da nta kibazo sibyo etumika nanjye ngwe ku mazi reka noneho tunatumike turi kumwe na Heli Mukasa n'umugabo ubitsa amateka menshi cyane wabaye mu muziki wose w'u Rwanda urutirigongo rw'umuziki umva orchestre ntakinyemo hano mu Rwanda ni impara yego ariko izindi zose zibaho naziciyemo Mukasa reka tugere ibigwi byawe mu muziki hari amafestivali waba waratsinze amashimwe waba warabonye kubera uyu muziki no amafestivali twayakoraga ari groupe atari umuntu ku giti hari indi ndirimbo ngo yitwa Rurabo Rwiza wahaye Stella Band ya Chaka uyinyujije kuri Mutabaruka Yusufu byo ngo uracyabizirikana uwo Chaka we nta nico nanamusubiza uratangerega wowe uragaba nta nico nanamusubiza yareka nkubwire hari abantu none se iyo ndirimbo ngo nayitije kuri Yusufu Kanguru niko ashaka kubivuga ngo nyihacaka ariko reka nkubwire burya iyo ukora ikintu ukabona ikintu kitagushaka urakireka nkusi nshobora kujya mu kibuga nkino umupira ntawuzi kimwe nkuko no gucuranga nta muntu uhatiriza burya iyo ubona ko byanze wowe urabireka kuko se ujya kugura ibyanjye wahimbye ibyawe kandi wita kuri umucuranzi ngumva ko iyo umuntu akugurishije ikintu nuko aba akomeye uravuga ko niba Shabani yararirimbye yavuga ko yaraziguze yagombye kuba yarongeye akaziririmba niyo kondisiyo mu masezerano nandikiranye nawe mbere aziririmbe ubwo ariko izo naririmbye n'izanjye nawe wawashyizemo umugozi wabaziritse hanyuma se nk'ucaka iyo ndirimbo umva reka nanayimuririmbire wenda nawe azakore gatoya Rurabo Rwiza umutima unurije neza utemba amata n'ubuki Rurabo Rwiza umutima unurije neza utemba amata n'ubuki shala shala sha sha shala 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 sha sha shala shala ufite uburanga wahawe n'Imana igikundiro nicyo hose we ufite uburanga wawe n'Imana igikundiro nicyo hose we harabibagiza ko urukundo nyarukundo
rudashingiye ku bintu we harabibagiza ko urukundo nyarukundo rudashingiye ku bintu we emeransi nta kindi namuha uretse umutima wanjye niyo ngiyo uwiherera ukawata ese yaririmba nka heri arasetse rukwata Mukasa rukwata ngo ni mubyara wanjye kandi kuko papa we na mama bavindimwe ngo banayisohoye ariko muri studio nabo simbizi sindayumva none rukwata ngo rukwata noko Heli Mukasa ubuhanzi ubona bwarakugejeje kuki icyo byangejejeho cya mbere kuba nicarana nawe hano yego nicyo kintu cya mbere connaissance yego connaissance nicyo kintu cya mbere kandi ubu hano ndi hano nshobora kwicara gutya nkabona contrat ya mariage ugacuranga ubu ngubu ukora umuziki ukwinjiriza gute umuhanzi nk'umuhanzi wa kera reka nkwereke ubundi umuziki tukurikije uko abacuranzi babonwa mu tubari cyangwa ibyo bisope bakina hari teme tugira urimo patro akubonye kubonamo dismas icyo bivuga ibihumbi 10 iyo umaze gukina ngo ibihumbi 10 ukabije akakureba akakubonamo Makenzi icyo bivuga 15 yego yakureba yakubwira impuhwe akakurebamo Vincent icyo ari cyo ibihumbi 20 yego nawe amafaranga nta kintu yakubwiza udafite ikindi kintu ukora nta na kimwe ndakurahira kandi wowe umwuga wawe nuwo ako njya amahirwe mfite mfite inzu yanjye mbamo niyo mahirwe birabikaza ubundi niyo mahirwe niko nkubwiye kuko aya mafaranga ducurangira mu tubari no kugura nk'ipantaro byakugora Heli Mukasa wabanye n'abahanzi benshi batandukanye bo mu Rwanda nakubwiye ngo rutirigongo rw'umuziki w'u Rwanda nk'ubu ureba hari umuntu nakundaga wangiraga inama mu muziki nyakugendera Franco reka nibura ndirimbira akaririmbo ke Ureferos kumunsi wacu wa mbere tubonana nawe ntabwo wigeze ugira isoni zo kumbwira kunkunda nanjye ndabikwereka ko ngukunda shenge namenyereye muri munsi kugomba kuza kunsura kubaho nakikubona nabitotsi nyigirayo sigaye ngenda utagira umutima komeza kushyubimisha hagere nibura iminota namenyereye muri munsi kugomba kuza
batagira umutima kucyubimisha mbwira bimenye mbwira misha mbwira bimenye menye ko wanyanze ubimisha mbwira bimenye menye ko wanyanze ubimisha mbwira bimenye. Franco wari ugiye kumuvuga hiki ko Franco buriya ni umuntu wangiraga inama mu muziki ambwira ati Heli njyewe ujye ubikora gutya. Franco yari umuhanga kandi cyane. Franco aza gutabaruka. Franco yishwe n'umwijima. Tumaze igihe nkora iki kiganiro NYIRINGANZO. Abahanzi ubona ubuhanzi bwacu, abahanzi bacu wayubona uko bagiye basaza. Umuhanzi w'u Rwanda ubona afashwe gute muri societe? Ubona societe imufasha iki? Ubona abahanzi basaza bate? Ikibazo kimwe burya kuba umuhanzi so kunywa ibiyobyabwenge cyo nicyo kintu cya mbere. Kandi kuba umuhanzi so kuhora uri umusinzi. Burya urabona abacuranzi umuntu ashobora kukureba wacuranze waririmbye neza aho kugwa ibyo bihumbi 5 akabwira ati baguhe byeri 10 wowe ukaziya. Uranyumvira? Niko bigenda. Icyo kintu ni ikintu uza gikomeye cyane. Aho kuguha ibyo bihumbi 5 akakugurira byeri baguhe byeri ugire gute usangire n'abana ahubwo baguhe byeri 10 ati baguhindi ngo bwari kugufasha ngo yagukunze ngo wamuririmbye. Jewe haraho nabibwiraga twacurangana ngamubwira izi nzoga urimo kunywa hari period izagera bigeraho wowe umubiri wawe uri imbaraga. Hari benshi bagiye barangira gutyo. Ugasanga benshi baranywa biyobyabwenge ngo kugira ngo agire feeling kuri scene. Ibyo ndetse nyamyemeranyaho n'abantu. Burya iyo ukuze ikintu gikunda nawe kuririmbye ntabyo ibintu wanyoye umva umeze neza. Noneho reka ngere ku muntu aracuranga. Umuhanzi burya abenshi bagiye mu myuga yabo bari mu bwana. Bamwe bagura amasamba abandi bagura amazu bagira imitungo y'ubutaka cyangwa ibiki. Akenshi umuhanzi hari gusanga umutungo wari byari ibyo bihangano bye n'ibiki byose. Iyo umuntu amaze kugira imbaraga nke yatagishoboye gukora wa mutungo niba ari ibibanza waguze wenda cyangwa ari amazu y'imitungo wakoze niyo ikugoboka. Ubwo umuhanzi akagombye kugobokwa n'iki na wa mutungo we. Ubona wabura iki? Ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu basaze neza kuko barakoreye igihugu nabo? Twebwe imyaka tumaze ducuranga ahubwo njyewe nagira inama abarimo kuza nyuma yacu kuko abari twebwe aferi yararangiye. Ndakurahiye kuri Imana ishobora byose. Kuki ushize nawakuramo ikintu n'umwe ko amafaranga bahembwa duhemba twese turayaza. Utara profise mbere ubu nta kintu yakuramo. Ubu nukurangira ni izina ry'Imana ndakurahiriye. Nabireke yize mbona nta nyungu irimo. Wowe uragenda ukinira amafaranga 10,000 niba unywa iyo byeri n'unywa mu byeri 2 cyangwa 3 utana amafaranga 6,000 ufite abana ugomba kwishura inzu ugomba kwambara. Urumva ari cyo wageraho korera amafaranga. Byiza rero ahubwo wamenya bishobora yafata isuka akajya guhinga hehe iwabo nyuma ufite ni wabo. Dusoza ikiganiro cyacu Heli Mukasa. Ni nk'icyo usaba umuryango nyarwanda wakunze Heli Mukasa? Nicyo mbasaba abafana banye nuko mbakunda. Kandi hari indirimbo 3 nshaka gusohora ahitana nahagarika ugahita bivamo kabisa. 3 Imana nifasha mu kwezi kwa 2 nzaba nazisohoye. Yego umuryango nyarwanda usaba iki rero nk'umuntu w'umuhanzi w'umusaza ugeze mu ino myaka rero? Ndecyo mbasaba kunkunda bakagira inama bakiri bato bacuranga ntibajye muri ibyo biyobyabwenge. Mbese babikore bazi ko ari umwuga kuko abambere ntago babikoze ko bazi ko ari umwuga, babikoze bazi ko ari ruwaze. Kandi uko ukora niko imbaraga zigenda zishira. Yego uko ukora imbaraga zishira. Dusoza ikiganiro cyacu hari benshi bongeye bakavuga bati naduhe nimero ya telefone rwose tuzaganire nawe ibiki byose. Ubwo ndagira ngo
ube wayitanga noneho dusoza ikiganiro cyacu. 078 rimwe 078 rimwe 3 5 5 7 8 3 Nyiringanzo ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka.